Icya karindwi, umusaruro kurusha ingamba. Isi ireba ibyavuye mu bikorwa, ntabwo ireba impamvu cyangwa intego wari ufite. Ushobora kugira umutima mwiza cyane, intego zawe zikaba nziza, ariko niba ibyo ukora bitagaragaza umusaruro ushaka, ibyo byose ntacyo bimaze. Isi ntiyibuka abantu bari bafite imigambi myiza, ahubwo yibuka bageze ku bikorwa bifatika. Reka nkwibarize, wifuza kwibukwa nk'umuntu wari mwiza gusa ariko ntacyo wakoze kigaragara, cyangwa nk'uwari uzwi nk'ukomeye ariko koko akagira uruhare mu guhindura isi akayigira nziza? Abantu benshi bahitamo uburyo bwa mbere kuko basa n'abumva ari bwo bwizewe, ariko ntibamenya ko kwibukwa nk'umuntu mwiza gusa biganisha ku kwibagirwa burundu. Dore rero ukuri gukomeye, rimwe na rimwe kugira neza nyakuri bisaba gukora ibintu bisa nabi muri ako kanya, ariko bikagira umumaro mu gihe kirekire. Umubyeyi uhana umwana we ntabwo aba amwanzi, ahubwo abamugirira neza kuko bari kumwigisha amasomo y'ingenzi mu buzima. Umwarimu uha abanyeshuri amanota make ntabwo aba ari umugome, ahubwo aba abategurira kuba bakomeye. Ubugwaneza nyakuri bushingiye ku byavuye mu bikorwa, si uburyo ibintu bigaragara inyuma. Bushingiye ku kurema ingaruka nziza z'igihe kirekire, aho kuba gusa kugaragaza amarangamutima meza ako kanya. Aha niho abantu benshi beza bakunda kugwira mu makosa. Bibanda ku gukunda kurusha kuba inyangamugayo mu bikorwa. Bahitamo ituze ryo mu gihe gito aho guhitamo impinduka nziza z'igihe kirekire. Ariko dore ukuri, niba ubugira neza bwawe butakuzanira umusaruro ushaka, ntabwo buri mwiza bihagije, ahubwo buri umunyampuhwe gusa. Kandi ibyo ni ibintu bitandukanye. Abanyampuhwe birinda amakimbirane, ariko abantu beza bo barayakemura. Abanyampuhwe babwira abantu ibyo bashaka kumva, ariko abantu beza babwira abandi ibyo bakwiye kumva. Abanyampuhwe bashyigikira ibintu uko bisanzwe bimeze, abantu beza barema impinduka nziza. Iyi si yuzuye abantu batageze ku kintu gifatika, kandi mu by'ukuri ikeneye abantu beza bagira icyo bageraho. Machiavelli yigeze kuvuga ati, ibyo umuntu ageraho nibyo bigaragaza ububi cyangwa ubwiza bw'ibyo yakoresheje. Ibi ntibisobanura ko ugomba gukora ibi ngo ugere ku byiza, ahubwo bisobanura ko intego nziza zidafite icyo zigeraho ntacyo ziba zimaze. Jya uzirikana ko ubugira neza nyakuri busaba ubutwari, busaba guha agaciro ibyavuye mu bikorwa kurusha uko ibintu bigaragara, busaba kureka kwibaza utese barankunda, ahubwo ukibaza utese bizagira akamaro koko. Kubera ko nyuma y'ibi byose abantu ntibazibuka imigambi cyangwa intego wari ufite, bazibuka ibyo wubatse, ibyo wahinduye n'ibyo wasize. Icya munani, umurage n'ubusugire. Reka tuvuge ku kintu cy'ingenzi kurusha ibindi. Uko uzibukwa nibyo uzasiga warakoze. Amateka ntiyubaha gusa kuba warabaye umuntu mwiza, ahubwo yubaha ababirambyemo, bakihangana kandi bakabyaza umusaruro ibyababayeho, bakabigira byiza kurusha uko byahoze. Tekereza gato kuri iki kintu. Ushobora kuvuga amazina y'abantu 5 bazwi mu mateka kubera ko bari beza gusa? Biragoye cyane. Ariko ushobora kwibuka abantu 5 bahinduye isi burundu, niyo byaba byarasabaga ko kuba uri kumwe nabo bitari byoroshye, ariko urabibuka. Ntabwo nshaka kubwira ko ugomba kubera mu babandi, ahubwo icyo nshaka kuvuga ni uko kwibukwa kubera ko wahinduye ibintu ari byo byiza kurusha kwibagirana kubera ko woroheye abandi. Icyo abantu benshi batumva ku bijyanye n'umurage ni iki: ntushobora gusiga umurage mwiza ku isi niba udashoboye kuwurwanira igihe gihagije kugira ngo bigereho. Ibi kandi ntibisaba kuba mwiza gusa, ahubwo bisaba n'ubwenge, ubuhanga, nubwo rimwe na rimwe bitoroshye. Ugomba kubanza kubikorera, hanyuma ukabaho neza, maze ukabona kurema umurage ushaka. Ibi bisobanuye ko ugomba kwirinda kugira ngo ushobore kurinda abandi, kwiyubaka kugira ngo ushobore kuzamura abandi, gukomera kugira ngo ushobore gufasha abandi badafite imbaraga. Ndakubwiza ukuri, bisi ukwikunda, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo uzasige umurage mwiza kandi uzagira icyo uzamarira abandi. Ni uburyo bwo gutekereza neza, si ubugome, ni ubushishozi. Ntabwo ari ukureka ubugira neza, ahubwo ni ukuburinda kugira ngo buzabashe kugira icyo buhindura. Niba ugira ngo ndakubeshya, nawe igenzurire. Ureba abantu bakoze impinduka nziza z'igihe kirekire ku isi, ntabwo ari abantu bicisha bugufi ku buryo bw'umurengera. Nta nubwo ari abantu bahora bashaka gushimisha buri wese. Ntabwo batinya kuvuga oya, gushyiraho imbibi no gufata ibyemezo bikomeye. Bazi neza ko kuba mwiza atari ukuba umunyantege nke, ahubwo ari ukuba ufite imbaraga zihagije zo guhitamo ahanyaho iyo neza ikenewe. Machiavelli yigeze kuvuga ati, ni byiza gutinywa kurusha gukundwa niba utabasha kubibona byombi. Icyo yashakaga kuvuga ni iki: burya icyubahiro kiruta igikundiro, ingaruka nziza ziruta gukundwa gusa, ibyavuye mu bikorwa biruta amarangamutima. Ntugahitemo kuba mwiza cyangwa kuba umuntu ukomeye kubera ko urabikwiye byose, biharanire byose, ariko nibiba ngombwa kuhitamo, uzahitemo gukomera, kuko imbaraga nizo ziguha ubushobozi bwo kuba mwiza. Twavuze byinshi, ariko ubwira wumva ntavunika, kandi ngo ijambo ribwira umutima ntiriba rirerire. Ariko reka ngusigire isomo rikomeye kurusha ayandi yose. Ubugira neza udakoresheje aho bukwiye ni umutego mubi cyane ushobora kugwamo. Bigutera kuba umuntu wigonderwa na buri wese, bigutwara ibyo ufite byose kugeza ubwo ntacyo usigarana cyo gutanga, bituma abantu benshi bakwitegaho byinshi utabasha kubona, kandi bikakubuza kugera ku byo wifuza kugeraho. Ariko kugira neza ufite uburyo n'ubwenge, ibyo bihinduka intwaro yo kukurokora no kubera umugisha abandi. Ibaza iki kibazo, igisubizo wiha nicyo kizagena hazaza hawe. Ubugira neza buzaguhindura umunyantege nke
cyangwa uzabumenya ubihindura imbaraga. Amahitamo ni ayawe, ariko noneho ndahamya ntashidikanya ko ufite ubumenyi bwo guhitamo neza. Zirikana ibi bintu: muri iyi si yuzuyemo ibirura, ntukabe intama, ba umwungeri, ba umuntu urinda umukumbi wawe, bitanyuze mu ntege nke, ahubwo mu buhanga, ubushishozi n'imbaraga. Ukamenya ngo ni n'aha ducumbikiye icyegeranyo cya none. Icyo tubifuriza ni ubuzima buzima bwuzuyemo ibyo kurya n'amafaranga.